Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'155 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cy'imigani. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 13. Dusome mu izina rya Yesu. Umwana ufite ubwenge yemera icyo se amwigisha, ariko umukobanyi ntiyemera guhanwa. Umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke, ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo ari bubone, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Hariho uwigira umukire kandi ntacyo afite, hariho uwigira umukene kandi ari umukire cyane. Incungu y'ubugingo bw'umuntu ni ubutunzi bwe, ariko umukene ntacyo akangishwa. Umucyo w'umukiranutsi uranezeza, ariko ururimi rw'umunyabyaha ruzazima. Ubwibone butera intonganya gusa, ariko ubwenge bufitwe n'abagirwa inama nziza. Ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara, ariko iyo icyifujwe kibonetse kiba igiti cy'ubugingo. Uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka, ariko uwumvira itegeko azagororerwa. Kwigisha kw'abanyabwenge ni isoko y'ubugingo, gutuma umuntu ava mu mitego y'urupfu. Kumenya gutunganye gutera igikundiro, ariko inzira z'abagambanyi zirarushya. Umunyamakenga wese akorana ubwenge, ariko umupfapfa agaragaza ubupfu bwe. Intumwa mbi igwa mu kaga, ariko intumwa idatenguha itera kugubwa neza. Uwanga guhanwa bimutera ubukene kandi bikamukoza isoni, ariko uwemera gucyahwa azakuzwa. Ibyifuzwa iyo bibonetse binezeza umutima, ariko abapfu bo ni ikizira kuri bo kureka ibibi. Ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Ibyago bikurikirana abanyabyaha, ariko abakiranutsi bazagororerwa ibyiza. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene, ariko hari ikeneshejwe n'akarengane. Urinda umwana inkoni aba amwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Umukiranutsi ararya agahaga, ariko inda y'umunyabyaha izasonza. Imigani igice cya 14. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwo ararusenya. Ugenda atunganye yubaha Uwiteka, ariko ugoreka inzira ze aba amusuzuguye. Akarimi k'umupfu w'umwibone gasemera umusaya, ariko ururimi rw'abanyabwenge rurabakiza. Urugo rutarimo inka rubamo isuku, ariko intege z'inka zihinga zitera kunguka. Umuhamya w'ukuri ntabeshya, ariko umugabo w'indarikwa arabeshya. Umukobanyi ashaka ubwenge ntabubone, ariko kumenya kubangukira umunyabwenge. Nusanga umupfapfa nta jambo ry'ubwenge uzamwumvana. Ubwenge bw'umunyamakenga ni ukumenya inzira ye, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ukuriganya. Abapfapfa bahinyura igitambo cy'ibyaha, ariko mu bakiranutsi ho hariho gushimwa n'Imana. Umutima wiyiziho uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawujyamo. Urugo rw'umunyabyaha rurasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Naho aseka mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Usubira inyuma mu mutima azahazwa n'ibyo akurikiye, ariko umuntu mwiza azahazwa n'imimuturukamo. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza aho anyura. Umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga, ariko umupfapfa agenda ari icyigenge akagira umutima udatinya. Uwihutira kurakara azakora iby'ubupfu, kandi uw'imigambi mibi baramwanga. Abaswa baragwa ubupfu, ariko ikamba ry'abanyamakenga ni ubuhanga. Umubi yikubita hasi imbere y'umwiza, n'abanyabyaha bapfukama mu marembo y'abakiranutsi.
umukene arangwa ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana. Umukene arangwa ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana, ariko umukire agira inshuti nyinshi. Ugaye umuturanyi we aba akora icyaha, ariko ugirira umukene imbabazi aba ahiriwe. Mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Ikamba ry'abanyabwenge ni ubutunzi bwabo, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ubupfu gusa. Umuhamya w'ukuri akiza ubugingo bw'abantu, ariko uvuga ibinyoma arashukana. Uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Igihesha umwami icyubahiro ni uko aba afite abantu benshi cyane, ariko iyo ababuze aba arimbutse. Utihutira kurakara aba afite ubwenge bwinshi, ariko uwihutira kurakara akuza ubupfu. Umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufa. Urenganya umukene aba atuka iyamuremye, ariko ubabariye umutindi aba yubashye. Umunyabyaha anyitswa n'ibibi bye akora, ariko umukiranutsi afite ubuhungiro ndetse no mu rupfu rwe. Ubwenge buba mu mutima w'ujijutse, ariko ibiri mu mutima w'umupfapfa biramenyekana. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoza isoni amoko yose. Ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukorana ubwenge, ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni. Imigani igice cya 15. Gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyahwa ni we ugira amakenga. Mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago. Ururimi rw'umunyabwenge rwamamaza ubuhanga, ariko umutima w'umupfapfa si ko ukora. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Inzira y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko akunda ukurikira gukiranuka. Umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azapfa. Ikuzimu no kurimbuka biri imbere y'Uwiteka, nkanswe ibiri mu mitima y'abantu. Umukobanyi ntakunda gucyahwa, kandi ntagenderera abanyabwenge. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Umutima wujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Kugaburirwa imboga mu rukundo biruta ikimasa gishishe kigaburwa mu rwango. Umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Inzira y'umunyabute imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa, ariko inzira y'umukiranutsi ni nyabagendwa. Umwana ufite ubwenge anezeza se, ariko umupfapfa asuzugura nyina. Ubupfapfa bunezeza ubuze ubwenge, ariko umuntu witonda yibonereza inzira itunganye. Aho inama itari, imigambi ipfa ubusa, ariko aho abajyanama benshi bari irakomezwa. Umuntu yishimira ibyo asubiza abandi, ariko ijambo rivuzwe mu gihe gitunganye ko ari ryo ryiza. Ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka, kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone, ariko azakomeza urubibi rw'umupfakazi. Imigambi mibi ni ikizira ku Uwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Urarikira indamu ateza urugo rw'imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Amaso akeye anezeza umutima, kandi inkuru nziza zikomeza intege.
utegera ugutwi igihano kiyobera mu bugingo azaba mu banyabwenge. Uwanga guhanwa ntiyita ku bugingo bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Imigani igice cya 16. Inama umuntu yigira mu mutima we ni we nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka ni we ugera imitima. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima ni ikizira ku Uwiteka, ni ukuri rwose ntazabura guhanwa. Imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amateka ameze nk'ay'Imana aba ku rurimi rw'umwami, ntabwo ijambo rye rigoreka imanza. Iminzani n'ibyuma bipimishwa bitunganye n'iby'Uwiteka, ibipimishwa byo mu mufuka byose ni umurimo we. Ni ikizira ku bami gukora ibibi, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Ururimi rukiranuka ni rwo runezeza abami, kandi bagakunda uvuga ibitunganye. Uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ariko umunyabwenge arabuhosha. Iyo mu maso h'umwami hakeye bitera ubugingo, kandi urukundo rwe rusa n'igicu kimanura imvura y'umuhindo. Kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kuburutisha ifeza nziza. Inzira ya nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ni byiza kugira umutima woroshye ugafatanya n'aboroheje, kuruta kugabana iminyago n'abibone. Uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka aba ahirwa. Ufite umutima w'ubwenge azitwa umunyamakenga, kandi ururimi ruryoshya amagambo rwungura kwiga. Ubwenge bubera nyirabwo isoko y'ubugingo, ariko ikibabaza abapfapfa ni ubupfu bwabo. Umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe, kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu agakomeza ingingo ze. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Inda y'umukozi niyo imutera gukora, kandi akanwa ke nako karamwaka. Imburakamaro igambirira ibibi, kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. Umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya, kandi uneguranira mu byongororerano atandukanye inshuti z'amagara. Umunyarugomo yoshya umuturanyi we, kandi akamunyuza mu nzira idatunganye. Uwica ijisho aba atekereza iby'ubugoryi, agahekenya amenyo agira ngo asohoze ibibi. Uruyenzi rw'imvi ni ikamba ry'icyubahiro bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Abantu batera inzuzi, ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Imigani igice cya 17. Utwo kurya dukakaye turimo amahoro, turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Umugaragu yitonda azarera mwene shebuja ukora ibiteye isoni, kandi azaragwa hamwe nabo. Uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Inkozi y'ibibi yumvira imvugo y'ibigoryi, umunyabinyoma ategera amatwi ururimi rw'inkubaganyi. Ushinyagurira umukene aba atuka iyamuremye, uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Abuzukuru ni ikamba ry'abasaza, kandi ba se babera abana babo icyubahiro. Imvugo itunganye ntiyizihira umupfapfa, ariko cyane ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura.
uhabwa impongano yibwira ko afite ikintu cy'igiciro cyinshi, aho yerekewe hose abona ko imugirira akamaro. Uhishira igicumuro aba ashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanya inshuti z'amagara. Gucyahwa kugera umunyabwenge ku mutima kuruta guhanisha umupfapfa inkoni ijana. Umuntu mubi ashaka ubugome gusa, nibyo bizamuzanira intumwa y'inkazi. Guhura n'idubu ryibwa ibyana byaryo biruta guhura n'umupfu ku bupfu bwe. Uwitura ibyiza ibibi, ntabwo ibibi bizava mu rugo rwe. Itangira ry'intonganya ni nk'ugomoroye amazi, nuko reka impaka zitarabyara intonganya. Uha urubanza ababi kandi utsindisha abakiranutsi, bombi ni ikizira ku Uwiteka. Impiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire, akishingira undi imbere y'umuturanyi we. Ukunda intonganya aba akunze n'ibicumuro, ushaka gusumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Ufite umutima unanirana nta byiza abona, kandi ururimi rugoreka azagwa mu makuba. Ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda, kandi se w'umupfapfa nta munezero agira. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Umunyabyaha yakirira impongano zihishwe mu kwaha, kugira ngo agoreke inzira z'imanza. Ubwenge buba hafi imbere y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi. Umwana upfapfana atera se agahinda, kandi akabera nyina ikirumbo. Si byiza guca umukiranutsi igihano cyangwa gukubitira imfura gutunganya kwazo. Uwifata mu magambo ni umunyabwenge, kandi ufite umutima witonze ni umuntu ujijutse. Ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge, kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga. Imigani igice cya 18. Witandukanya n'abandi aba ashaka ibyo ararikiye, akanga ubwenge bwose butunganye afite ubukana. Umupfapfa ntanezezwa no kujijuka, ahubwo anezezwa no kugaragaza ibiri mu mutima we. Iyo hatungutse inkozi z'ibibi haba haje umugayo, kandi ubushizi bw'isoni buzana n'igitutsi. Amagambo yo mu kanwa k'umunyabwenge ni nk'amazi maremare, kandi isoko y'ubwenge ni nk'akagezi gasuma. Ni byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha. Si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Amagambo y'umupfapfa azana intonganya, kandi ururimi rwe rusemera agasaya. Akanwa k'umupfapfa niko kazamurimbura, kandi ikigusha umutima we mu mutego ni ururimi rwe. Amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi, aba nk'uturyohera umuntu asamuye tujya mu nda ye. Ugira ubute ku mirimo ye aba ameze nk'umuvandimwe w'uburimbuzi. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Ubutunzi bw'umukire ni umudugudu we ukomeye, kandi ibyo yibwira bimugota nk'inkike ndende zihomye. Kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Gusubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye, ariko umutima wihebye ninde wawihanganira? Umutima w'umunyamakenga uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Amaturo y'umuntu amuhesha inzira, akamugeza imbere y'abakomeye. Mu rubanza ubanje kuvuga asa nk'ukiranuka, ariko yayiregaga iyo aje aramuhinyuza cyane. Ubufindo bumara impaka, kandi bukiranura abakomeye. Umuntu ubabajwe n'uwo bava inda imwe, kumugorora biraruhije biruta guhindura umurwa ukomeye, kandi intonganya zabo zimeze nk'ibyuma byugariye ibihome. Ururimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ururimi ni rwo rwica, kandi ni rwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Umukene avuga yihonga, ariko umukire asubizanya umwaga. Inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu
imurutira umuvandimwe. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ejo, ndabakunda mu izina rya